Tubashimire mwebwe mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije. Nubundi kandi iyi ni Mosi TV YouTube channel yanyu. Ndagira ngo mbabwire ngo dukomeje kubana namwe. Tugarutse muri update nkuko twabibasezeranije ko amakuru akwiriye gusengerwa, amakuru ukwiye kumenya tuzajya tuyaguha kandi tuyaguhe yuzuye atarimo ikinyoma. Ikindi nuko buri gihe nkora kubwira nti kora subscribe wiyunge kuri twe tubane, ibitekerezo byawe ujye ushyiraho comment, tubone rero no kubwira babandi bajya batanga comment zitari nziza, tubabwire ngo nukuri ntabwo bihesha Imana icyubahiro, ujye wirinda. Hanyuma tutaza gutinda mu bitari ngombwa, dufite gahunda yo kuvuga ku impinduka zivuye muri ADEPR mu nama yakozwe uyu munsi. Urankundira mbanze mbasomere iri tangazo. Iri tangazo ni itangazo ryatumiraga abashumba bose, abarimu ndetse n'abapasiteri. Ndagira ngo mbanze mbasomere iri tangazo, nitumara kurisoma noneho ndabona nkubwire imyanzuro ikakaye yavuye muri iyi nama. Hano biragaragara ko ari itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, itorero ADEPR, ku itariki ya 4 z'ukwa 7 2025, nomero 5232 kuri pastori umubwiriza butumwa gutyo uyoboye cyangwa se wungirije umuyobozi w'itorero rya mwene data. Impamvu ubutumire mu nama dushingiye ku mwanzuro w'inama ya komite nyobozi y'itorero ADEPR yateranye kuwa 30 z'ukwa 6. Urumva ko gusezererwa kw'aba bantu ntabwo ari ibyabaye none, ahubwo byabaye ku itariki 30 z'ukwa 6. Tukwandikiye uru rwandiko tukumenyesha ko utumiwe mu nama izabamo ubuyobozi bukuru bw'itorero ADEPR, abayobozi b'amatorero n'abayobozi b'amatorero bungirije b'itorero ADEPR bose bazahurira ku cyicaro cy'ururembo ku wa 8 z'ukwa 7 isaa 4 z'amanywa, ariho inama izahabera. Iyi nama izayoborwa n'umushumba mukuru w'itorero ADEPR hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ikazaba igamije kungurana ibitekerezo no gusobanurira abakozi batujuje ibisabwa ku mwanya bariho icyo itorero ADEPR riteganya, hubahirizwa ibiteganywa n'amategeko n'amabwiriza. Ugira amahoro y'Imana. Pastori Isayi Ndayizeye, umushumba mukuru w'itorero ADEPR. Abamenyeshejwe bo ni komite nyobozi y'itorero ADEPR, umushumba w'ururembo rwa umushumba wa paruwasiya, umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo. Ibyo mwabibonye ko iyi baruwa uko yanditswe yujuje ibisabwa. Ariko tutararenga, ndagira ngo tuvuge ibintu bitatu gusa kuri aya makuru. Aya makuru atwereka ko abasezerewe kuri iyi nshuro nibo benshi kuruta ikindi gihe cyose ADEPR yaba yarasezereye abantu. Hari ikindi gihe yasezereye abasaga 700, ariko biragaragara ku rutonde runini ko kuri iyi nshuro ari abantu basaga ibihumbi bingahe, barasaga 2,100
ni benshi rwose. Ariko dore impamvu ikomeye, benshi muri bo bafite amarira. ADEPR mu myanzuro bafashe cyangwa batangarije aba bayobozi bayoboraga amatorero, icya mbere ni uko bavuze ngo udafite diporome yemewe ya leta wese arasezerewe. Hanyuma icyababaje aba bantu gikomeye ari nacyo bakomeje kuvugaho, ni uko bavuze bati twebwe dufite amadiporome cyangwa se amasertifika twatayeho igihe tunayatangaho amafaranga menshi, babizeza cyangwa se batwizeza ko naho zitakwemerwa muri leta ko bo bazazemera nta kibazo. None baduhindutse ku munota wa nyuma bibaye ibindi. Aha twarabibabwiye ubwashize yuko abantu bize mu mashuri atandukanye, bize muri beki, abandi biga muri beka, abandi biga muri beje, abandi biga muri fateke. Abo bantu bose bafite amasertifika kandi bize teolojiya ku rwego rwiza. ADEPR kugira ibonye ibintu bihindutseho kugira ngo ifate nibura ishuri rimwe muri ayo ngayo iyashakira ibyangombwa yemerwa, ahubwo baravuga ngo abantu bajye gushaka amadiporoma ahandi. Aba bantu bakibaza tese ubundi ADEPR niryo torero ritemerewe kugira ishuri rya teolojiya mu Rwanda, ryaba rifite imiziro itaryemerera ko naryo ryatunga ishuri rya teolojiya? Cyane ko aba bantu kuba bari barize teolojiya bizwi, bagahawe igihe gitoya ku buryo bahabwa diporome yemewe ya leta. Ibyo birashoboka cyane ko hari abujuje ibisabwa bamwe na bamwe, cyane cyane ku mashuri n'ibiki byose. Ibi rero bigaragaje ko aba bantu nubwo babegeranyije bakabaganiriza, ibyo bavuga bigaragaza ikiri mu mutima wabo. Iki ni ikintu gikomeye kandi twakomeje kukivugaho ngo iki kintu ni ikintu cyagakwiye guhabwa umurongo. Aho kugira ngo fata umuntu umubwire ngo nagende yiga umwaka umwe cyangwa amasaha, hari abandi bize imyaka 6 cyangwa inarenga. Urumva aba bantu nubwo batujuje ibisabwa bitewe nuko bijejwe ko certificate zabo zizakonsiderwa cyangwa zizahabwa agaciro mu itorero, ariko aba bantu bafite ubumenyi bukubye cyane uyu muntu uziga amasaha 1200, bafite ubushobozi bwo kuyobora kuruta uyu muntu uziga amasaha 1200. Bize teoloji ihagije ku buryo bakwigisha itorero kuruta uyu muntu uziga amasaha 1200. Hego ukibaza ngo aba bantu ntibarimo abantu bagakwiye kwitabwaho, ahubwo ADEPR ikarwana no gushaka igihe byabereye ibi bintu uhereye mu kwezi kwa kabiri. Ntekereza ko ADEPR yibishyiramo umwete ikinjira mu kintu cyitwa gushaka ibyangombwa by'ishuri rimwe rishobora gutanga diporome. Ntekereza ko byari gukunda. Amabloke arahari, aho bakwigira harahari. Nibajije ndetse nabo ubwabo babivugaho bati ariko ubundi mwe mutubariza mudukurikiranira, mwaje kumenya musobanukirwa ko itorero ryacu rigira uburenganzira bwo kuba ryabona ishuri rya teolojiya cyangwa basanze ridakwiriye? Icyo rero cyasubizwa n'umuvugizi, cyasubizwa n'abayobozi uhereye ku muvugizi wungirije, abari muri biro cyangwa se muri administration, ndetse wenda n'umushumba w'ururembo, ahari babisubiza. Ariko biratangaje, aba bantu nubwo bahawe amabaruwa azamara ukwezi bagahabwa none izibasezerera burundu, hanyuma kandi bakerekwa aho bagomba guteranira. Ngira ngo izo aho bagomba guteranira nizo batarahabwa, ariko gusinya ko batashye cyangwa kwemera gusinya ko batashye ibyo byarangiye kuri iyi tariki
ya 8 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ibyo bihumbi byose biragiye. Hanyuma icya kabiri kiziwewe muri iyi nama, bavuze bati abafite diplome za AD zemewe na leta n'abizi ibindi bakaba bafite diplome za bachelor degree cyangwa se za kaminuza, basabye ko cyangwa babasabye ko bitarenze ukwezi kwa gatatu kwa 2026 bagomba kuba babonye diplome za teolojiya. Uzaba atarayibona azahagarikwa burundu. Abo nabo ni irindi tsinda ritazabura kuva mu mumare munini, kuko hari abasigaye bavuga bati ngenda sigaye, ariko ubu turi mu kwa karindwi, uze kwishyira ku munzani yewe uwo mvugana nawe uriyumva. Nusanga mu kwezi kwa gatatu uzaba utarabitunganya, ube nawe usenga usaba imbaraga z'umutima zo kwakira iyo nkuru. Mbonero gukomeza bene data bahawe amabaruwa abavana mu nshingano, mbabwire ngo nimukomere, umurimo wa Kristo mukomeze. Kristo ntabwo we abahagaritse, cyane ko guhagarikwa kwanyu bidaturutse mu cyaha mwakoze. Mbonero kubabwira ngo nimukomere imitima, ntibize kubatera guhungabana ngo hatejo imyitwarire yanyu izatume hari n'abakristo bagenda ukundi kubera uko byagenze. Icyakora ndabyumva murakomeretse kubera icyizere mwijejwe kandi mukakizezwa n'itorero, none akaba ari naryo ribasezereye. Iki cyo nacyumvishe kandi cyane. Tunabonereho gushimira abantu muca mu gikari mukaduha amakuru, mukatuganiriza umubabaro wanyu nubwo tuba tunabyumva, ariko tuboneye kubabwira ngo nimukomere kandi dukomeje gusenga Imana. Turi abanyamasengesho, Imana izagera aho ibigenze neza, umurimo w'Imana utungane n'abakozi b'Imana bagubwe neza. Ibi bintu bya hasi hejuru, bwakeye bwije, byahindutse, byapfuye, byakosoretse, byagize gute, bizarangira muhumure. Impamvu ya gatatu rero, umuvugizi kandi yongeye asaba, yasabye abashumba b'indembo bose ko ari 9 ko bitarenze iminsi 7 bagomba kuba batanze raporo y'uko bahuje amatorero. Ubwo abashumba b'indembo nabo bahise basaba abashumba b'amaparuwasi, bivuze ko ibyo abakristo batinyaga byose noneho birashyize birasohora. Abakristo benshi baratinyaga bati yo, ubu koko ntago tuzasubira iwacu mu matorero. Abakristo benshi bagatinya bati yo, ubu koko ibyo bavuga n'iby'iwacu nitumara kuhava hazatangwa. None se nibamara guhuza itorero ry'iwanyu bakarihuza n'irindi, hahandi mwasengeraga murumva hazakorerwa iki? Wowe urumva bizagenda gute? Nguhaye akazi ko gusenga, nguhaye umwanya wo kubisengera. Icyakora iminsi 7 yo izashira hatanzwe raporo y'uko amatorero agomba guhuzwa. Iki ntago twahwemye kukivuga, tuvuga ngo ni ukuri, ni igihe gikomeye cy'itorero, ariko kandi ntabwo ibi biri gukorwa cyangwa ibiri gusabwa itorero ADPR, ntabwo ari bo bonyine biri gusabwa. Nyaboneka abashumba bashumbye itorero ADPR, nyaboneka abashumba muri mu nzego zo hejuru mu itorero rya ADPR, nyaboneka abashumba mushinzwe gufata ibyemezo ku murimo w'Imana, nimwongere mupfukame musenge, Imana ibahe ubushishozi. Ejo umukristo witanze atazabona uri gutanga itorero rye, umutima wo kajya kure. Mwese murabizi uko bwa butaka bwitwa ubwitorero bagiye babugura, muzi imvune zagiye ziboneka mu bakristo, mu baririmbyi, mu byiciro bitandukanye. Nyaboneka mwirinde gutuma abakristo bicuza impamvu bakoze iyo mirimo, ahubwo nimurebe icyatuma umurimo w'Imana
ukomeza kujya mbere. Ndumva mfite ishyaka ryinshi ryo gusenga kubw'umurimo w'Imana. Ndumva mfite impamvu yatuma uyu murimo tuwusengera. Wowe unyumvishe, ndagira ngo twifatikanye dusenge, tubanze dusengera aba bene data bahawe kwicara. Abenshi bari bariyeguriye umurimo badashobora no kumenya kugira ikindi bakora, none bahawe amabaruwa abicaza. Yewe reka tuvuge ngo ubu utazongera no kubakenera. Ariko ndagusaba wowe unyumvishe, umfashe dusengere bene data. Icya kabiri, dusengera abangaba bahawe deadline. Icyakora mfite umubabaro mwinshi wuko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha, kubera izi ntambara zabagiye bagarutse, ntekereza ko nta wagiye yita ku murimo ku rwego yakubaka ngo abe yarasanye ku rwego ibisabwa mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha bizaba byarabonetse kugira ngo amatorero afungurwe, kuko hafunze asaga 2,200. Hafunze asaga 2,200, hafunguye 977. Urumva rero itorero rya ADPR ni ukuri. Umuntu wese urikunda, umuntu wese urigira ku mutima, narisengere, kandi namara kurisengera Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Nkundira dusengane, dusengera ibyo bintu byose duhereye kuri bene data. Imana ibakomeze, Imana ibahishurire icyo bakwiye gukora, kugira ngo uwo muhamagaro bazakora batazawukora badafite imibereho. Mana nyiritorero, Mana yahamagaye abashumbi, gahamagara abarimu n'abapasitori, Mana yahamagaye abadiyakoni, Mana yahamagaye itorero ADPR. Turasenze mu izina rya Yesu, dukomeje imitima ya bene data, dusabiye aba nabo bahawe igihe bagomba kuba barangije kwiga, kandi dusengeye n'aba bashumba, dusengeye abakristo bazumva amatorero yabo yahujwe, dusengeye imitima yose mu izina rya Yesu. Uri Imana y'imbaraga, ushobora gukora imirimo n'ibitangaza. Iri torero ryabaye urumuri rukomeye, iri torero ryabaye umurinzi, iri torero ryahumuye mbesha amaso, iri torero ryigishije benshi, iri torero ryakomeje imitima, iri torero ryabaye umutuvura, iri torero ryasanye imitima ya benshi. Ndasenze kugira ngo Satani ntabashe gukora no kugera ku ntego y'icyo yashakaga, atsindwe mu izina rya Yesu. Umurimo w'Imana ukomeze, abera b'Imana bagubwe neza. Urakoze kumvishe gusenga Kristo, kandi kugiye gukora imirimo n'ibitangaza ku murimo wawe mu izina rya Yesu, amen. Reka tubashimire, tubabwire ngo mwese mukore subscribe, kandi iki kiganiro mu gihe abandi kigeretse kuri byose mwifuze gusengana natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, YouTube channel ni yanyu, mujye mubisharinga, mujye muduha ibitekerezo. Turabakunda kandi tubatekerezaho uko bukene uko bwije, kuko no murimo twamagariwe nk'abakozi b'Imana. Ubundi reka tubabwire ngo naho butaha. Ciao ciao, shalom shalom.